ubwo rero urugendo rwanjye rw'ubuzima rwa nyuma ya jenoside pastor rwabanje kumbihira pe twabanje kukubihira birumvikana mbihirwa n'ubuzima ubuzima burambihira kweri jenoside yararangiye mu mezi ya mbere umwana wari ufite se w'umukire iwacu bari abakire nafashe agataro njya gucuruza avoka tangira gucuruza agataro njya gucuruza avoka hari umupasiteri waje kumbwiriza pasiteri naramututse ndamubwira nti mva mu maso munyiciye umuryango murawumaze roje kumbwira ngo ninjye gukizwa ntaho ngiye sinzonye no kukubona mu maso yanjye aragenda ikintu cyatumye nkizwa nigiriye ku isoko kwicuriza avoka nk'uko bisanzwe ngera ahantu harimo ya ndirimbo y'abadive ivuga ngo yewe mwana wa Adamu uriho ugihumeka arakomeza agera ku gitero kivuga ngo abagore beza bitondaga bari imitima y'ingo zabo ngo bapfuye ureba wumva ugenda wowe n'iki watanze kugira ngo tube tukubona umeze gutyo mama Nana jenoside yabaye afite ibiro 50 akagira bwa buzima nawe bwakumva arinukira ariko uyu munsi wa none afite ibiro 95 afite ibiro 90 yes reka tubashimire n'ubundi ibiganiro byacu ni kwa kundi tubabwira tuti muri iki gihe turimo twibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994 tuzajya tubasangiza bimwe mu buhamya ndetse n'urugendo inzira y'umusaraba bamwe mu barokotse jenoside yakorewe abatutsi bagiye banyuramo. Uyu munsi rero murabyibuka ko twari twabijeje ko tuzabaganiriza cyangwa se tuzabazanira wa mubyeyi n'ubundi akababwira urugendo rwa nyuma ya jenoside uko yagiye yiyubaka Imana yakoze uruhare rw'Imana muri urwo rugendo. Yego mama Nana amen amahoro kandi amahoro y'Imana Yesu ashimwe reka nkubwire kandi ngo komera mboneraho no gukomeza n'abandi bagiye bahura n'ingaruka zikomeye za jenoside abafite ibikomere intwaza imfubyi zasigaye gutyo abafite ibikomere ku mutima no ku mubiri bose tubabwire ngo mwihangane none haruta ejo hashize none rero ndagira ngo ngusengere waratenga barije none nsenga pastor abanza ugasenga ubwashize naragusengeye wari ubabaye cyane kandi narabibonaga ariko nagira ngo nta kibazo senga Imana. Mana yacu nziza murengezi w'ubugingo bwacu turagushimye tugushimiye neza n'urukundo dukunda tugushimiye uburinzi bwawe tugushimiye ko uri Imana y'amahoro uri data wa twese mwiza udukunda wabanye natwe byose byatambutse mu bihe bikomeye wabanye natwe na nyuma yabyo ukomeza kubana natwe n'ubu wabanye natwe ni byinshi twavuga wakoze Mana kandi n'ubundi birigaragaza ariko Mana iteka ryose wari uri Imana ndakwinginze rero mwami wacu bana natwe muri byose utubabare gukiranuka kwacu kose ntago byabura dutekereza ku bacu tugatekereza uko bagiye tugatekereza n'icyabajyanye bikadutera gucumura ariko kuko uri Imana y'imbabazi uhora ku ntebe y'imbabazi utubabarire kandi uhora utubabarira iteka komeza kubana natwe muri byose gahunda zose zibera hano rero ndi imbere ya kamera ntabwo nje kwirata nje kuvuga imirimo n'ibitangaza ukora kugira ngo n'uwaba atentebutse agire imbaraga komeza kubana natwe muri byose watwe buri wese kandi ibyo ushaka n'ibyo ushima ubuduhera ubuntu ku bwawe Yesu Kristo amen mama Nana amen komera ubwashize narakubwiye ngo kongera kubaho nibwo butwari kandi ntabwo uri wenyine kuko Imana yagiye itanga umugisha imiryango igashibuka hari aho bitari gushoboka bitewe niyo mpamvu haboneka intwaza hari aho bitashobotse ariko
aho byakunze turabishimira Imana. Uyu munsi rero uje kuduha igice cya kabiri cy'ubuhamya. Ndabona uri guseka kandi nibyo ndifuza ko ubwira abantu urugendo rwo kwiyubaka. Ntabwo biba byoroshye, birumvikana rimwe na rimwe hari igihe bigorana, urugendo rwo kwiyubaka hari igihe ruvunana, ariko uko byagenda kose hari uko byagenze. Kuri 5 Amanana arakeye. Amanana ni umudamu rwose ubona ushima Imana. Njya nkunda kubwira abantu ngo twe kwinjira mu biri imbere kuko ibiri imbere si ngombwa, reka turebere ku biri inyuma. Turebeye ku biri inyuma Imana yarakoze. None rero Amanana tubwira urugendo rwo kwiyubaka, kandi ni ukuri muzi nk'umuntu usenga ukijijwe, hanyuma utubwire n'uruhare rw'Imana muri urwo rugendo rwawe rwo kwiyubaka. Imana iguhe umugisha. Murakoze cyane. Amazina ni yayandi, ni Mukazayire Devota, mwene Nduzindabo François veterineri. Duherukana mbabwira urugendo rwanjye rwa jenoside, rwo muri jenoside yakorewe Abatutsi, nshutsa mbabwira uburyo inkotanyi zadukijije. Yego, nongeye kuzishimira. ni ukuri Shimira Imana bwa mbere yazishoboje kugira ngo ziturokore. yego, Nkunda kubwira abantu bene wacu bamwe na bamwe, ntabwo ngo uko byagenda kose buriya wabwiye ntabwo twagomba kubiha umwanya mu mitima yacu ngo twumve ko abahutu bose ari bamwe. Hari abatugiriye nabi ariko hari n'abatugiriye neza. yego, Na bugingo n'ubu abo tubana benshi batugirira neza. Akaba ariyo mpamvu mbere yuko nkomeza, umuntu waba afite ingengabitekerezo rwose Imana yamutabara ikamugirira neza ikamuvamo, tugakomeza urugendo rujya mu ijuru. umuntu ufite ingengabitekerezo uwo ari we wese ikwiye kumuvamo, muvemo pe. tukaba abanyarwanda basangiye ubunyarwanda, basangiye igihugu, tukubaka ubumwe, tukubaka ndi umunyarwanda. Kandi abantu benshi bamaze kubona yuko ari cyo kitugejeje naho tugeze, kwimakaza umuco wa ndi umunyarwanda, kubana mu byiza tugafashanya, tugasangira ku byiza by'igihugu, tukarwanana intambara, tugafatikanya, byose bigaragara ko harimo umusaruro w'ibyiza. Rero abantu bose bafite iyo ngengabitekerezo tubabwire ngo basigeho barimo bigirira nabi. Kandi igihugu aho kijya turabona ko ari heza, kuko Bibiliya tubwira ko nta muyuda nta mugiriki. yego, ndateseka, wumve ngo guteseka. Ubwo naje kumenya ko, urumva ko nafite murumuna wanjye dusangiye papa wabanaga na mama. yego, Mama bamwishe mu ba mbere, ariko ngira amahirwe murumuna wanjye ararokoka. Arokotse bamujyana muri Oruferina kuko icyo gihe mama we yabaga i Nyanza. Arokotse navuze ku buzima bwanjye bwo muri jenoside, ariko sinigeze nkomoza ku buzima bwa murumuna wanjye na mama. Ariko nyine nawe baramwishe, bamwica mu ba mbere nawe bamwica nabi. Ariko nyuma ya jenoside gatoya turimo duhunga, nibwo abantu barimo bahunga bava i Nyanza, nabonyemo mama twari duturanye ama makuru, nange ati mama wawe baramwishe ariko murumuna wawe yararokotse. Ndavuga nawe ni Imana ushimwe, basi no basi kutasigaye wenyine, basi ko ntasigaye njyenyine. Ubwo mfata igihe nyine mwene mama njya kumureba no kumusura, kuko bari barokokeye muri Oruferina y'i Nyanza, babajyanye muri Oruferina. Mpageze akimbona ararira ati ntabwo nsiga aha ngaha. Ndamwinginga ndamubwira nti ubuzima mbayemo ntabwo nkwifurije kuza kububamo, guma aho ngaho bazanakwishyurira amashuri wige, kuko abahabaye bose barize kandi bararangiza. Mwene mama aranga pe, ati ntabwo nsiga hano, nsiga n'ibyo bampa byose tutari kumwe ntabwo mbyemera. Mbura icyo nkora, mbura icyo mfata. Umuzungu w'umusamaritani wanamukundaga aramwigisha, umwana yanga kumva. Arambwira ati gendere, ari buze guceceka. Ndagenda ngeze nk'ahari imbere numva ashyize urushyi ku munwa, avuze induru aravuga ngo mama we, ngo wagiye kuki wansize, ngo none dore na mukuru wanjye wasigaye arantaye. Nahise nsubira inyuma mbwira uwo muzungu ntuzi n'ikindi, mumpe mujyane, ibyo nzarya zarya iryo.
kuko ejo bundi yazanyishyiraho umwikomo nkavuga ngo mukuru wanjye yaranjugunye. Naramufashe turaza tujya mu Ruhango ducumbika mu nzu imwe y'interahamwe imwe muri za zindi zahunze pasiteri ziranampira ndazicuruza, ariko akaba igihe nyine zatemye ariko ubwo nkaza utwo twavanyemo nyine tugateka tukarya. Akaba yigiye kwa padiri baduhaye umuceri, bari bakiduha inkunga, naba nabuze yo kugura imboga tugafata ya muceri tukawurisha avoka. Ubuzima burakomeza. Biragenda bigeze mu kwa cumi. Mu kwa cumi nibwo byabaye ngombwa ko tujya i Kigali. Hari bene wacu bari baravuye i Burundi, bamenye ko nyine mama yasigaje abana babiri, badutumaho ngo tuzaze baturebe. Twagezeyo ahubwo kugira ngo twishime twicwa n'agahinda aho ngaho. Tugezeyo umwe muri ndabyumva nyine ncisha make ariko ndaceceka. Kuva uwo munsi ambwira iryo jambo sinongeye kumukandagirira iwe, ariko mpita mfata n'umwanzuro wo kutava i Kigali. Cyakoze nza kubona umwe mu bavuye i Burundi wakundanaga na mama, ndamugana igihe kintu ngusaba umfasha cyonyine, fasha murumuna wanjye umumenyere kuko ngiye kumurera simbishoboye. Murumuna wanjye yari yaratese, urumva ari na bucura, wamuha umuceri na avoka akabirya arira, cyumuhaye cyose ukabona ntacyishimiye. Mbona kandi nanjye afite akana gakeneye kubaho, ariko Imana yo kabyara sinzabyibagirwa. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 nibwo nakiriye agakiza bya nyabyo. Agakiza mbere wari nakira Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Ugiye mu barokore. Bigenze gute rero? Nkimara kumva iyo ndirimbo sinamenya na marira yavuye, agataro na gataye aho ngaho, mpita nirukanka njya ku rusengero. Nakirijwe mu masengesho. Ngenda njya mu masengesho ndasenga, bandambikaho ibiganza, kuva uwo munsi ndakizwa. Ubaye umurokore. Ariko nabwo nkizwanye intambara zitoroshye. Ubwo nakirijwe mu Ruhango, biba ngombwa ndimuka nza i Kigali, nkomeza agakiza, mbatizwa mu Nyakabanda hariya kuri paruwasi. Mu Nyakabanda ya Kimisagara hariya. Umubatizo wa mbere wabaye mu kwa 12 94 ninjye wabatijwe mu ba mbere. Ndakizwa ariko nkizwanye ibikomere. Umva nari narabaye nk'umusazi. Ibikomere byo birumvikana byari narabaye nk'umusazi, n'uwandebaga yabonaga ndi umusazi. Umuntu wese umbwiye nabi nkarira, ikintu cyose kibaye amarira agatanga imbere. Mbese nagiye mu iciro ry'imigani, ntawanciraga akarutega ngo avuga ati nibura arijijwe n'ibimubabaje. Numvaga umuntu wese umbwiye nabi nkarira, nkomeza gusenga Imana ariko nkabona nta gihinduka. Ako nubwo nta gihinduka narasengaga. 94, 95, 96, 96 mu mezi ya mbere. Hari igihe rero ibikomere bituma ukora n'ibyo utagombaga gukora. Byatumye nshaka bitari birimo. Ariko urumva nk'umuntu n'ubundi wari warabaye umudamu, gushaka nabyo nyine ubwo hari ibyo umuntu aba atagomba gutobora cyane ngo avuge, ariko narashatse. Ibyo reka tubirenge. Ndakomeza nyine ubuzima, ariko Imana irandengera. Uko iminsi yicuma ubuzima bugenda buhinduka, mbona akazi, ndakora, ariko abana banjye bahura n'ingorane nabo bazi izo ntareka kuvuga. Narabakundaga pe, ariko nta kaya nigeze mba. Murumuna wanjye yagumye hahandi kwa mubyara wacu wavuye i Burundi. Ndashaka, ndabyara abana, ariko nyine abana banjye nta kaya nigeze mba. Nabo n'uyu munsi barabivuga. Nta kaya nabaga ko nawe nari mfite, sinari kubaho icyo nafite. Nawe wari ibikomere bigenda. Hanya ibikomere byigendera. Bavuga gato nkaba ndabakubise.
mbese abana banjye bakuriye mu bikomere, ariko igihe cyaje kugera njye imbere y'Imana ndavuga ngo Mana, hari ibintu ndambiwe, yego, niba warashimye kunsigaza ukandokora, mbabara unkuremo agahinda n'umubabaro. birumvikana. Ni ukuvuga ngo icyunamo cyose najyagamo navagamo njya mu bitaro, imiti yari yaranyishe, abandi baranyise umusazi, banambona bati dore wa musazi araje agiye kwiruka, hakaba n'ababivuga mbyumva bate ntaje se agasara akirukanka tukajya gufata, muraje mubibona araje adusarane. Ariko Imana yo kabyara ndayishimira ko yanyujije ihungabana, nacyo ubwacyo cyari igikomere, kuko iyo ntakiri ihungabana buriya buhamya naguhaye ntabwo nari kubasha kubuvuga. oya, birumvikana, twese turabizi byari bigoranye kubivuga. Imana yanyujije ihungabana, impa urubyaro, runyubaha, runkunda. ufite abana bangahe? Yego Mana, narababyaye rwose pe. Aho papa wanjye yapfushije narababyaye, abo mama wanjye yapfushije narababyaye, nabyaye abana 8. Imana ishimwe. Abakobwa 7 n'umuhungu 1. Abakobwa 7 n'umuhungu 1. Nkingije 3. Umaze kugira n'abuzukuru? Mfite n'abuzukuru. Urumva ko agahinda, ndi kaka, ndi nyogokuru, ndi grameri, ndi byose. Imana yarakoze. Hari igihe kimwe muri bibiri umudamu twari duturanye baje kumuhemba, atumira abandi baturanyi bose, njye wasiga hagati ntiyantumira. Kuko n'umuntu duturanye nza kumubaza, ariko kandi njye sinjya mvumba, niyo ari irembo kurindi utambwiye ngo uze sinzi, nzamubaza ariko kuki watumiye abandi njye ntuntumire? Abadamu rero dushira isoni, ahita yifata atya, ndagutumira se ngo wowe uzantumire? Byibura se nyoko yaje kuguhemba ngo nawe umpamagare nze nk'igikoma, mbese yanjombye ibikwasi, numva ngo ambanye hejuru, ntanuye ankubise hasi, azura ibikomere, yongera nararwaraga nkabura umuntu ngemurira kandi tutabuze ibiryo. Ariko Imana yo kabyara yaranyaguye, naragutse. Imana yarakoze. Mfite abakobwa 3, umwe afite abana 3, undi afite abana 2, ndarenda kubyara nawe. Imana ishimwe. Urumva rero ko mu rugendo rw'ubuzima, yego simfite byose bihagije, ariko nyuzwe nabyo. Nibyo aricyo nshaka kubaza rero. Yego. Urumva abantu bari no kudukurikira babimenye, kandi n'impamvu twaguhamagaye ni uko tuzi neza ko nawe uba muri ubu buzima bw'ivugabutumwa binyuze kuri imiyoboro ya YouTube. Tubonereho no kubabwira bagiye kuri Mama Nana official, rwose bakande subscribe, rwose abantu bose bari kunyumva bakandeho kugira ngo dushyigikire uwo muyoboro w'ivugabutumwa. Ariko ndashaka kukubwira ikintu kimwe kugira ngo ubwire abaduteze amatwi. Twebwe iyo tuganiriza abantu tuba dushaka ngo abantu bamenye n'urwo rugendo uko rumeze, abantu uko byagenda kose mu Rwanda, hamwe n'igihugu, hamwe n'inama n'inyigisho igihugu ndetse cyagiye gitanga. Abantu bariyubatse nyuma ya Jenoside, urugendo rw'ubuzima rwagiye rukomeza, kandi aho tugeze ntabwo ari habi. Ariko nagira ngo mubaze, urumva wowe 94 mu kwezi wahise winjira mu rusengero mu kwezi kwa 9, byumvikana rwose ni vuba cyane. Leta y'ubumwe bw'Abanyarwanda yagiyeho mu kwezi kwa 7, urumva wowe mu kwezi kwa 9 hareshize amezi 2, ni vuba cyane. Ese agakiza kagufashije iki muri ibyo bikomere? Kakomoye gute? Bwira abantu baduteze amatwi muri iyo nzira yose, muri urwo rugendo rwo kwiyubaka, muri urwo rugendo rwo kurwana n'ibyo bikomere, no kurwana n'ubuzima, no kongera gusubira gushaka kubaho. Agakiza ubwako kagufashije iki kugira ngo n'abantu bamenye ko hari icyo agakiza kamarira umuntu uri mu bibazo by'ibyo? Ikintu agakiza kamfashije rero, katumye mbasha kwihanganira intambara mpura nazo.
icyo ni icya mbere, icyo ni icya mbere, kwihangana, kwihangana. ibyo ubona ukabibona ko kuko ibintu byose narabifashe mbiharira Imana, wiharira Imana, ndeba uburyo yagiye indokora, inzira nagiye ncamo ikazinkuramo, mpita mbona ko burya bwose udafite Imana ntacyo waba ufite, nta nicyo byakumarira. kandi ikindi tuzi neza ko iyo dusomye Bibiliya igaragaza ko Imana ari se w'imfubyi, ikaba n'umugabo w'abapfakazi, niyo ya mbere. aho rero birumvikana ko uruhare rw'Imana rutabura, kuko nihasi kujya mu byumba cyane, yego, nkahahurira n'abasenga Imana, Imana ikampumuriza, humura mwana wanjye ndi kumwe nawe, ninjye wagusigaje, nzakomora, humura, nzakugirira neza. Mbese buriya nubwo abantu batasenga Imana bavuga ngo ni igipindi, ariko nacyo ni igipindi kikugeza aho ugomba kugera. Buriya reka nkubwire impamvu wenda twakwita igipindi. urabona ngenda Imana ikakubwira ngo nzagukiza, nzaguha aho kuba, nzakwambika, kuko ubwo buzima nawe ubayemo ikambwira ngo nzakwambika cyangwa nzaguha aho kuba, ahubwo naho nari mfite mu ejo bugacya banyirukana, ariko bigatuma buri gihe ntegereje. Burya umuntu utegereje ikintu cyiza bisa na bya bindi Mukristo na mwizerwa bari mu rugendo, umubwirizabutumwa araje ababwira ati mugiye kugera ahantu habi cyane, ariko aho hantu mugiye kugera uzapfa mbere azabona umugabane mwiza. Bituma badatinya gupfa, bituma badatinya no kujya hahandi. Buri gihe cyose iyo ufite ibyiringiro, uhorana ibyiringiro, bituma umutima udahaba. Yego, aho rero icyo uvuze ndacyumvishe, ariko ndagira ngo tubwire abantu unkosore, ntabwo Imana itera igipindi, ahubwo ivuga ibitariho ariko bizaba. Reka turirimba aka karirimba, ijambo rye rirarema, ijambo ry'Imana rirarema, ntabwo ari umuntu wibeshye, ivuze irabikora, rurema iryo zina rye, ijambo rye rirarema. Tuboneho no kubwira abantu ngo hari abantu iryo jambo ryaremesheje, ryarandemesheje. Buriya ni kari agaciyemo Satani ari igihe arakarakanagamo akantu. Erega buriya nubwo ndi hano inyuma yawe, ariko nanjye mfite ubuhamya. Nawe urabufite ndabizi. Kandi dushimira Yesu ko muri ubwo rugendo rukomeye twagiye tubohorwa n'iryo jambo, ijambo rye rikareba, rikagira ukuntu riduhumuriza, ukumva ihumure, ukavuga ngo ntacyo, ubwo mbona Imana iri hafi yanjye. Biriya bintu yagiye ivuga bitagaragaraga, ikavuga ibintu ahubwo bugacya byabaye bibi kurutaho, nibyo bwakeye bigasohora, nibwo byakeye ibintu bigahinduka, ukabona noneho amateka arahindutse. Kuko buriya ni rya jambo rivuga ngo ahari kurira kwararira umuntu nijoro, ariko bwari impundu zijya zivuga, ziravuga, ariko nijoro ijoro ribaho, mu rugendo ijoro ribaho. Hari indirimbo ebyiri nkunda nyine, ariko imwe iravuga, iya mu Rwanda Jacques ivuga ngo amajoro yose n'umwijima, ariko iryayo riratandukanye, hari ijoro ry'umubabaro, hakaza irindi joro ry'ihumure, kandi iyo umubabaro urangiye haza igitondo cyiza cy'ihumure. Amen. Hanyuma mama Nana, turi guhumuriza abantu ngo tubabwire yuko kwiyubaka bishoboka, birashoboka cyane, kandi ko mu rugendo rwo komoka ibikomere nabwo Imana igifasha abantu cyane. nagiraga ngo twongere tubwire abantu, yego, mu by'ukuri ko wagiye usenga kandi ugasenga Imana ikagufasha, ntaho wagiye ubona amaboko y'Imana akuramira, ndetse akaramira n'urwo rugo rwawe, urugo rwari rufite ibibazo, cyangwa se n'abana bafite ibibazo, ibyo kurya bidahagije, ubuzima busa n'ubugoranye, ikindi habonetseho imbaraga zo kubabarira, imbaraga zo kubabarira. Icyo ni icya mbere, Imana yagiye gufasha muri izo sitarago z'ubuzima,
ariko icya kabiri ndagira ngo uze no kuvuga ku kintu cyitwa urugendo rwo kubabarira, gahunda y'isanamitima, gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge, imbaraga z'amasengesho, icyo ijambo ryagiye rikora. Icyo nakubwira bwo kubera gusenga no gukizwa nabashije kubabarira. Nk'uwo mugabo wari ukuriye interahamwe yarafunzwe, yaza kwemera ibyaha, bamukatira imyaka 19, aza gufungurwa, arataha. Uwo yaratashye? Yaratashye. Ataha muri iyo minsi nanjye mba mu cyaro. Uba mu cyaro? Turabonana, ndibuka ngiye mubona bwa mbere twahuye yaritemye ukuguru kwarabyimbye bikomeye cyane. Mubaza icyo yabaye, ko njye nagenda musuhuza, biranamutungura neza azi ko namusuhuza. Ndamuzi se wabaye iki? Ati naritemye. Rero ibi bintu hari imiti bivura kandi rwose ukabyimbuka. Aterega ati nta n'amafaranga nifitiye, rero unywa amoxicilline na ibuprofene birakira. Ati nta mafaranga mfite. Amoxicilline na ibuprofene. Ndatekereza na amafaranga ninyamuhara ko birakunze arafite ayarye, imiti ntayigure. Mpita mfata umwana ntirukanka, ngiye kumuzanira iyo miti. Ndayimuzanira amoxicilline na ibuprofene, ndabimuha, ndamwana kandi ubinywe neza ubimare. Yarabinyweye arabimara, arakira, arabyimbuka. Arangije dore arambwira ati Deva, dufite umutima muzima. Ati ntabwo nari nzi ko nkurikije ibintu nagukoreye wangurira imiti imeze gutya. Nakoreye umuryango wawe. Ndavuga nti njyewe ukuntu nabagiriye nabi ntabwo nari nzi ko wagira icyo umarira nawe. Ni njyewe narakijijwe, namenye Imana, kandi ni Satani wagukoresheje, ntabwo ari kandi narakubabariye. Mu by'ukuri niba ari njye, niba ari imbaraga z'Imana zankoresheje, nanjye sinzi ukuntu byagenze kugira ngo binzemo mugurire iyo miti. Ariko nkubwire ko uyu munsi turavugana, iyo bafite ubugari kuko barahinga, cyakora nkabona nyoherereje imyumbati y'ibivunde yo kurya, ubuzima bwarakomeje kubera ako kantu konyine nakoze ko kumugurira imiti yarwaye, cyaramutinyuye, kimukuraho ipfunwe. Urumva ko harimo n'ikintu gikomeye. Tubona no kubwira abantu badukurikiye ko urugendo rwo kwiyubaka no gutinyura abantu bamwe na bamwe bagiye bagira uruhare muri jenoside ariko bakaza gusaba imbabazi, birakwiriye ko nabyo rwose umuntu wese uwo musanzu akwiye kuwutanga. Ubuse wowe utawutanga ntiwumva ko uyu muntu aba akikubona akishisha? Ahubwo se pasita, abantu batwiciye nta kibazo mbafiteho uyu munsi, kubera ko warababariye. Narabababariye, ni Satani wabikoze. Ni Satani wabakoresheje. Ikintu nshaka kuvuga kuri kamera, ahubwo nshaka kwibwirira bene wacu bacitse ku icumu. Niba ari Satani wabateye, Satani yarabateye barahinduka. Umuntu mwaruhanye, mwaryanye ibyondo, mbese mwasangiye amaraso, uyu munsi araguhinduka, ukibaza niba ari umuvandimwe wawe bikagucanga. Yakubona nashaka kuvugana nawe, ariko Imana yabasanga bakumva ko bagomba gukundana, tugakundana. Aho ngaho reka umufashe impamvu zikomeye. Nyuma y'ibihe abantu bashobora kubana bakabana ukuntu bitandukanye, kubera ko buriya iyo umuntu ngo icyakwirukankanaga iyo kibaye n'ikivaho, ubuzima urwana intambara nk'izisanzwe. Rero amahirwe dufite ni uko leta muri ya gahunda yo kwimakaza umuco wa ndi umunyarwanda, ubu naho uwo mwabashije kuba muvukana cyangwa se musangiye kuba mwarasangiye ibibazo byo kurokoka, naho mwaba mutari kumwe, nawe yaba atakuri hafi, ariko hari abandi bavandimwe ndetse no muri Kristo Yesu barimo, yewe nabo bose. Uko buriya kugeza ubikomoza uravuga uti ni ukuri, abantu batahigwaga bari abahutu, bitwaga kuko siko bimeze se, batarakuraho leta y'ubumwe bw'abanyarwanda, itarakuraho amoko ngo yasibe mu irangamuntu. Ubu twese turi abanyarwanda, nta muntu ureberwa mu isura y'ubwoko bwe, nta ureberwa mu buhutu, nta ureberwa mu bututsi. Umunyeshuri ntiyatsinda ngo ibyo birebeho, amashuri bose bayiga kimwe, utsinze cyane ajya mu kigo, uwo byananiye akajya
muri ya mashuri abafasha n'ubundi ya nayini, ukabona umwana arize bose bagasangira, sikuru fidingi ni imwe, ibigo ni bimwe, amahirwe namwe yose arangana. Rero numva aho ntituri wirwe tubirebaho, n'ubundi ntabwo abantu kuba bararokokanye bivuga ko bahita bahinduka imitima ngo ijye muri paradizo. Abantu bahura n'ibibazo, umuntu akaba yakumva ko n'ubundi kubangamirana cyangwa se kumva ntabwo ari igitangaza, si igitangaza, ahubwo icyo turebaho cya mbere ni urugendo rwo kwibaka aho rutugejeje, icyo Imana yakoze, inyungu bifite, umusaruro turi kubibonamo, abanyarwanda aho tugeze twiyubaka. Ikindi turabona ko ubu ngubu hariho ibintu byiza, abanyarwanda barashyingirana cyane rwose, abarokotse jenoside bashyingirana na ba bandi bavugaga ko babahiga, ubu barashyingirana kubera ko babaye abanyarwanda bari umwe, ibibina ni bimwe, amasoko namwe, amahirwe arangana, iterambere buri wese yirwanaho, amaboko ukoresha n'undi ntiyakoresha, nta bindi. Ubu ingorane dufite ni ukurwana gusa, tuvuga ngo twese turi kurwana n'iterambere, kugira ngo niko bimeze. None rero ndabanza gushimire ko wemeye kuza kutubwira urugendo rwawe. Haranabonye undi yanze kutwegera ngo atubwire uko bimeze, mama Mignone yanze kutubwira ngo mwicarane mwese mutubwire ukuntu muri abadamu Yesu yagiye afasha, ariko ntacyo, ubutaha tuganirira tubwire amakuru. Icyo dushimira Imana ni uko muhari kandi mwese Imana ikaba yaramubatse. Nerekera ku musozo, ni iki wabwira abantu, ni ubuhe butumwa watanga abantu bakwiye kwigiraho mu buryo bwo kugira ngo dukomeze urugendo rwo kwiyubaka? Ubutumwa numva naho abantu ni uko nk'uko biri nabivuga, mbere na mbere Imana, udafite Imana ntacyo ufite. Aho rero nkurogoye ushatse kuvuga ko abantu bose bakwiye kwegera Imana, kuko niyo muremyi w'imitima, niyo yomora inguma cyane, ni nayo yomora inguma. Ntabwo we pasiteri wanyomora inguma, nta mazi Imana itabigize. Ahantu rero bajya bavuga ngo ukoze hasi unyibutsa ibuye, unkoza ahantu ku mutima. Ijambo rya mbere ugiye kuzana ivugabutumwa, none tugiye kubwira abantu ko Yesu ari we womora inguma. Niko Yesaya 61 havuga ngo yantumye kubwira abafite imitima ikomeretse no kubwira ab'Isiyoni barira ngo nibahumure. Siko ijambo rivuga. None rero nibutse ko agahinda ntabwo indyo nziza igahindura, uburiri bwiza ntibugakuraho, n'isura ntihindura, imyambaro myiza nimaraho agahinda k'umuntu, igikomere cy'umuntu nta mbaraga z'umuntu zakimaraho, ariko Yesu ajya yomora akamaraho agahinda. Umudogiteri ukomeye uvura imitima ntiyashobora kuguvura agahinda, ariko Yesu amara agahinda. Sibyo? Ubundi ubutumwa bundi, akira Yesu mu mutima wawe, akubabarira ibyaha wakoze, murondorera ibikurushya byose, ntugire na kimwe umuhisha, usaba icyo ushaka cyose urahabwa, umushaka n'umwe turamubona, komanga ku rugi urakingurirwa, Yesu ni umwami w'amahoro. Nubwo bwonyine, nta nubwo njyavuga hano amahoro kubari hafi, hano amahoro kubari kure. Mugire amahoro kandi dusoze ikiganiro. Haleluya. Ubwo ni ijambo rivuze ngo shalom ni amahoro. Ndamutso y'amahoro. Umuntu wese uri muri Kristo Yesu abona amahoro, kuko umushaka n'umwe turamubona, ukomange ku rugi urakingurirwa. Yesu ni umwami w'amahoro, ni wowe wenyine. Reka tubwire abadukurikiye bose ngo ni ukuri, Yesu tumwegamire, ni nawe rega buriya muremyi, ni uvuzi iminsi tumara. Pase nujya kubwiriza ntidusoza, ndabizi ndakuzigeze mu bifashe. Oya, ni ubutumwa buvuga ngo abantu mu bihe banyuramo, no muri ibi bihe by'umwihariko turi kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Yego, abantu bose ni ukuri
bwongereho gusenga, begerane gusenga nibwo n'Imana. buzima. Kandi iyo wegeranye n'Imana, ndabwira abantu ngo iyo ugumanye n'agahinda ibintu bikaguherana nidukomeza ndaririmba neza biragora. Ariko urabona ko nawe urabona ko uri kuririmba, ni amahoro Yesu yaguhaye. amahoro. Reka rero tubwire abantu ngo twari kumwe na Mama Nana, kandi ni ukuri wakoze Mama wakoze Nana kwemera official. Mama Nana official, ni hahandi barajya gukanda Yego. ariko ubundi ni Mama Nana Devota. Mm. Abatari bamuzi muramumenye, kandi murabona ko ari umubyeyi ushima Yesu. Yego. Imana iguhe umugisha, wakoze kuza. Tubwire abadukurikiye bose ngo iki kiganiro mu gihe n'abandi bamenye ko nyuma y'urwo rugendo kwiyubaka bishoboka, umuntu ashobora kongera, nubwo ibikomere turagiye tubona abantu na bugingo n'ubu ibikomere bigaragara, umusatsi utameze, ahantu bigaragara bikomeye, abagiye bangirika, usanga urwasaya rwaragiye, ariko icyo dushimira Imana nuko muri ibyo bikomere hagiye hashibukamo amashami na bugingo n'ubu ari kugenda duha icyizere cy'ubuzima. Imana ishimwe. Reka mbwira abantu ngo ibiganiro byacu nakagaruka, turakomeje kubabwira ko Imana igira neza, kandi tubabwira ngo ibi biganiro mu bisangiza abandi, kandi niba ni ukuri utabanaga natwe ukandeho kuri subscribe, tujye tubana ko bukeye nuko bwije, bizagufasha. Kandi mujye muduha n'ibitekerezo. Ikindi, ufite ubuhamya, ufite igitekerezo, ufite icyifuzo, twe turanamusengera. Ariko kandi tanga nimero yawe. Nimero yanjye ni 0788 yego 666 yego 0788 2 5 666 uwo yitwa Devota Mukazayire, ariko ku izina ry'ababyeyi akitwa Mama Nana. Ubwo rero Mama Nana turanezerewe. Abari mu mahanga, imbere y'iyo mibare mushyiraho guteranya 25. Imana ibahe umugisha. Kandi murabona ko ari umubyeyi wuje impanuro, unezerewe, utanga ubuhamya, akavuga ikimuri ku mutima, kubera yuko hari ukubohoka gukomeye hamwe n'urwo rugendo Imana yarakoze. Reka tubwire abantu rero ngo twari duteranye, kandi dukomeje kubana namwe, tubari hafi muri ibyo biganiro ndetse byo kubahumuriza, tunababwira urwo rugendo n'icyo Imana iri gukora, hamwe no gushima Imana aho Imana igejeje igihugu. Shalom shalom. Shalom.